Yesu ashimwe ku bantu mwese mukuri kibiganiro. Yesu wati? Ceceke. Yesu ashimwe. Sema amen. Okay, amen. Yesu ashimwe ku bantu mwese mukurikira ibiganiro bya The Blessing Show igenda ibagezaho mu duce dutandukanye. Hanyuma amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye ahariho hose kandi abashimiye cyane kabisa. Navuga ko bivuye ku ndeba y'umutima wanjye Imana ikomeze kubahezagira aho muherereye hose. Nukuvuga ngo uyu munsi rero twifuje kuganira ku kantu kamwe na kamwe kajya kaba muri relationship. Ndumva mfasha tugiye kuvuga ko ni kamwe mu bintu bibamo. Bibamo. Kandi ni kimwe mu bintu twabajijwe. Ni na kimwe mu bintu byatubayeho. Namwe mutureba cyangwa se mwatubajije. Pressure ijambo pressure ribaho. Ese pressure in relationship. How can you handle the pressure? Ni gute wa control your pressure? Ni gute pressure yaba pressure? Pressure ni kimwe mu Kinyarwanda. Pressure Kinyarwanda kiranze kabisa. Pressure ariko ni bimwe mu bintu biza mu rukundo bitakabaye bizamo. Bikagutera stress sana. Okay. Stress ni gishi. Okay, simbizi bikubuza amahoro bikakubangamira bikakujena mu rukundo. Bikababangamira. Bikabangamira abantu babiri kuri side yombi. Yani kuvuga ngo iyo umuntu avuze no n'igihe usanga niyo pressure itari kuri mwebwe ahubwo iri ku bantu bari kubareba. No kuvuga ngo pressure irimo bashaka kuba ko mugende ko bashaka nabwo bikababera pressure. Thank you. No kuvuga ngo n'abatabakunda ni nk'ibyo byose. So no kuvuga ngo muri pressure harimo abantu environment namwe ubwanyu mushaka kugira kuba pressure yagyashora mushaka gutezanya pressure bitewe nuko tizerana bitewe n'uburyo mubanye it can also bring the pressure between you two. Okay. Noneho tureke kujya kuri ibyo aribyo byose ngende kamvuge kuri side yanjye sibyo reka mvuge kuri side yanjye cyangwa muri bimwe bituma muri bimwe byatumye ngira pressure muri bimwe byatumye ngira pressure reka twihere warayigize kwanza so if now nimba warayigize you have the testimony mfite testimony mfite ubuhamya nshaka kubasangiza ngiye nagize pressure ngeraho numva nta n'ikintu cyiza cy'urukundo vraiment uziko pressure iza kwibaza se ubundi yinsi ibaye hite imeze bite ariko iva ku bantu iva kuri wowe yavaga he yatekoga niki abantu kandi n'abantu bari bazi kuri relationship n'abantu bari babizi ariko nyine hari igihe umuntu agushiraho pressure n'abandi batabizi urumva iyo batabizi bariyongera cyangwa bakagira gute bakagutera stress bakoze ibibazo bitandukanye ariko nibyo nashaka nkanyinjira mu buzima from nowhere nashaka umugabo kandi ukuze umva nkubwire nkuze ntabwo nkuze bihagije by the way I'm still young ndacyari muto ndaho nzi ubwenge nyine ndaho tu ndacyari umwana muto cyane so no kuvuga ngo kuri side yanjye ikintu cya mbere ntavuga ko gitera pressure mu rukundo cyangwa hagati y'abantu bakundana reka mere kuri twebwe sibyo hari ibintu bimwe na bimwe mutagenda mwumvikanaho hari ibyo na bimwe twagiye tutumvikanaho sibyo hari ibintu bimwe na bimwe mugenda mutumvikanaho ibingibi yagiye atya yambaye atya yagiye byagenze gutya na gutya arashaka ibintu ibishaka rambara gutya ibisimba ikunda ibinda byanga ibambara gutya agira gute ugasanga rimwe na rimwe muhambitse imyenda utishime cyangwa unyambitse imyenda nishime unyambitse inkweto nishime cyangwa unyambitse kugira ngo nkunezeze ariko mu by'ukuri byane pressure mana we yerarere ndumva ntagize pressure itabaho mu buzima bwanjye urumva nuvuga ngo bisaba kwiyanga rimwe na rimwe kugira ngo nezeze umuntu ukunda sibyo bisaba nanone umutima ukomeye cyane uko bitari ibyo vuga ese uri mama uri papa urandira ukora iki bitari ibyo wasanga rimwe na rimwe habayeho ikibazo gikomeye cyane sibyo kuvuga ngo ugira pressure kugeza aho wumva ugiye kubivamo so pressure rero iyo noneho haje kuri side yuko muzwi ko muri relationship mana yanjye bamenya ko mwagiye bamenya ko mwaramutse bamenya ko mwavuze bamenya ko mwambaye inkweto mwambaye buri kintu cyose ugasanga abantu bari interested yanyu kurusha uko bari interested yabo sibyo noneho ya magambo akagenda agira gute iki n'ibiki aba menshi comments ibintu byose kandi noneho that time negative side izari nyinshi cyane izari nyinshi iza baguca intege ese kanaka yewe nta muntu ufite ntago bimeze gutya bigutera pressure se nahisemo nabi ese byagenze gute ese ibi bintu zangeza he abantu bose baramvuma abantu negative side niyo ise bimeze gute ariko mu by'ukuri mbona neza yuko
iyo ubashije guca muri iyo pressure y'ibyo gihe situation famille ibice byose ni ukuri ko Imana nicyakunaniye ariko ubundi ngiye ko mbibona pressure ubundi pressure ni akabaye naza kuko pressure no yo mu bantu wenda ivuye hanze atari hagati yanyu iyo ni akabaye ubundi abantu bakaba bareba ibindi bitabareba ugasanga umuntu umutima wamuriye kubera bitamureba yashyushye iki simbizi too much no ku bantu mwebwe ubwanyu mukundana iyo harimo pressure akenshi biterwa no kutizerana cyo ni kimwe reka nkubwire impamvu turatandukanye sibyo uko wakakira ibintu sikonge nabyakira sibyo yego hari n'umuntu ubwirwa ibintu akabifata uko akadoma kagashiraho akaza yabaye mutuko sibyo hari n'ubifata akabicisha hano bikagenda akabicisha hano akavuga ati urakoze kubimbwira rero nagutumye se thank you uje kumbwira about John uramumbwira iki se rero nagutumye se thank you rwose ntashaka aba yaraye muri ahariho hose so no kuvuga ngo hariho n'ubibwira ubundi hariho abantu bavuga ngo bazi gutanga amakuru mu yandi magambo bazi no kuyaryoshya bazi no kuza bakwemeza ko babonye ikimenyetso urumva kandi babivuga nk'abantu bahawe akazi bafite akazi abantu rwose bari talented muri ubwo buryo hariho umuntu ureba ikintu ntabashe kukivuga akakigumanira muri we hariho n'utinjira mu buzima bw'umuntu ariko hariho umuntu witwa ngo inkuru akayizana mugani wanyu ngo cyane n'amakuru cyambere nta makuru urumva ubundi hariho umuntu tujye mu buzima busanzwe hari umwarimu wigisha abantu bagafashwa hariho nabigisha kugira ngo byaciye hano sibyo so niko abantu batanga amakuru cyangwa bagenda bayatangaza hariho abantu bafite ubu nararibonye mu gutanga amakuru akaza ikintu cyari umweru akakigira umukara siko bimeze akaza akakubwira tumva byegenze gutya na gutya gutya na gutya na gutya gutya na gutya koko yakubitana wa muntu ufite umutima woroshye wa muntu ya weakness ari ukwakira yo pressure gatizamuka umva ashaka no kurwara umutima ukuri kose ashaka no kurwara umutima ukabona afashe umuti winuza arapfuye kubera yuko yasanze uwo yizeraga yabwiwe ko we hitabyumva ko byagenze gutya kandi aho bimubwiye ngo amakuru arayizeye cyane 100%. urumva abantu nk'abaza bavuga 100%. aho rero niho havamo ikibazo noneho the moment nawe ubwawe uri umuntu sibyo ufite common sense ufite strategy zose wamenya information ushaka now the moment wemereye umutima wawe kwakira that information ukayidigestinga muri wowe ukayishyiramo indani uredo buri week niwo wa mutima nanjye nakubwiraga ngo imitima iratandukanye bivuga ngo uri week turema bitandukanye ariko ufite ubushobozi bwo guhitamo icyiza n'ikibi ari uko asirika mubaze ubuse noneho ko ari umuntu urakara undi narakaye umbwira ko bafite ubushobozi bose bararakara ko batakara cyane of course barakara ko nagoye nukuvuga ngo hari urakara akabishyira hanze akisa agacece akujyanga kuvugishe akagenda atya so nukuvuga ngo mu yandi magambo navuga ko abantu bakira inkuru natwe turatandukanye sibyo n'abazitanga baratandukanye sibyo n'uburyo bazakiramo biratandukanye siko bimeze so no kuvuga ngo iyo bije kuri wa muntu nyine wiroroheje nyine even if nawe waba ukomeye sibyo hari igihe bikwaffecting aho ukuntu hari ukuntu nyine yabikubwira utangira kugira gutya ariko nyuma yaho kuvuga ati reka menya amakuru wenda ukagira ubwo butwari the moment uvuze ngo kanaka yambwiye nkuko wari ubivuze nibyo hari akantu gashobora kuza muri wowe ukakumva ko kagukomerekeje umutima hari imbuto bakuremye mu uwo mwanya cyangwa se hari sida bateye muri wowe yakadauti runaka nimba umaye iyo tips yego nite tips cyangwa se nyite wenda igitekerezo cyangwa se inama ushaka kongera wa muvandimwe we ariko nubwo nabiha agaciro imbere y'amaso yawe kuko ndibuke ndagusitambere ndabangusuzuguye ko uri injajwa ufite umunwa uvuga cyane ariko hari akantu kari bunsigaremo so nawe rero nk'umuntu kasigayemo igiti cyanjye don't react like somebody who doesn't have common sense tekereza ushyire mu mutwe wawe now do your research don't react like nyine uruse nk'umuntu udafite uburyo utekereza gukina fata umwanya wawe nubwo nimba kagukoza ahantu ariko nimba byakubwiye hari information wari ubifiteho urugero bibitindaho ariko nimba hari ikintu akubwiye kumva kiragufasha ahantu kuntu cyokozeho fata umwanya wawe nawe wijya kwa approachinga
your partner mwapproachinga nabi umubwire nabi cyangwa se umutonganye ku kintu wenda ntabwo ugihagazeho of course noneho uyu bigire gutyo ugende gake ku buryo noneho bizageraho wenda nawe ubonera iki information yuzuye. none se igihe aguye kuri wa muntu wakira ibintu vuba urumva hari umuntu ubwirwa sibyo tujye kuri uyu muntu noneho hari umuntu ubwirwa akakira ikintu kucyakira bikamunana kukihanganira hahandi ashobora kuba niba arwara umutima ashobora guhita apfa bitewe n'umuntu waje kubimubwira n'uburyo bimubwiyemo. Twese biba byiza kwishakamo uwo mutima wihangana uko ibintu byose bakubwira uramutse ubiha agaciro karayese bahita bagukingurira bahita bagukingurira ukagera karibu kabatagara karibu kuko sibyo ntago ari byo ibintu byose ubifata gake yego so no kuvuga ngo mu buzima busanzwe abantu bose bagomba kwiga kwihangana uko byagenda kose kandi ikindi kutumva amabwire kuko nicyo kintu cya mbere kizamura pressure y'umuntu cyane kikazamura no kutizerana hagati y'abantu kikazamura uzi ko ushobora kuba narakara ariko kubera amabwire numva bikanera kurakara kandi nkekeranya kuri wowe siko bimeze hanyuma cyangwa mo kimwe bigatuma njyewe ubwanjye mfata ibyemezo bitari byiza ku buzima bwawe cyangwa ku bwanjye ugasanga wenda mu rugo ugasanga nisi nkubwira ukuri ariko hari akantu bandemyemo abantu bavuga hari akantu bashyizemo kamuvuga noneho hari ukuntu ushobora kuba uri kumwe n'umuntu nagakora akageste kubera ko bakubwiye batavuga akangaka ko karanyemeje no ko bya bintu ushobora kuba ari byo aho nyine nicyo kintu nyine kiba niho bibera bibi ya magambo twawe twanga y'abantu bazana niba ntago ari byiza actually nimba ngiye ko mbyumva nimba umufite ikibazo kuri ngewe cyangwa ufite ikibazo kuri ku muntu dukundana wimumbwiraho cyangwa se wigenda ngo umubwire ibyanjye byakubangamiye sava urabona ko wenda ibyo nkora atari byo ngwino umbwire ngewe nongeye ubwanjye ndikosora cyangwa mbere ariko kugira ngo ugende murememo ikintu ejo niyo nakora ikintu atari nacyo ngambiriye yagifatemo nka cya kindi kuko kiri serious ibyo bavugaga. Ese nihe nyungu muri rusange nihe nyungu nta nyungu ibamo abantu bakura mu kwinjira mu buzima bw'abantu cyangwa muri couple z'abantu sibyo muri runaka abantu barikundaniye reka twimagine ko oya sino kwimagine ibyo hari ubikora by target ashaka kuramo pressure ashaka kugusaza cyangwa kubashwanisha akishima atanagutwaye nandi cyo gushaka ugariho abantu banezezwa no kubona abantu bashwana akaremiye pressure muri mwebwe mugashuha mukahora mu Rwanda yes ibyo bikamushimisha atari butware n'undi ibyo bikamushimisha ari jyawe nashaka kugutwara umwe muri mwebwe ari jyawe adashaka kugutwara gusa akaba n'umuntu witereye gutyo tu akazi ke tu ari umuntu wo kwenyegeza akantu ahantu gusa which is wrong ati bingi biko byabaye no sinzi buriya sinzi impamvu abantu duteye gutya sinzi n'impamvu nyeka ko nta nyunga bibona marishima we you never know niba bikoze reka gatatu se atari ibintu cyangwa no umuco reka tuve ku bantu kuko abantu ni abantu kandi n'ibyo bakora n'ibyabo ariko tutarava ku bantu ngereka ngire advice ntanga sibyo cyangwa ngire inama ntanga twese turi abantu kandi turacumura kandi turatekereza sibyo ariko byaba byiza umuntu agiye amenya ibye ukamenya ibyawe ukavuga ati ngiye kanaka umugabo wanjye n'uyu inshuti yanjye n'uyu boyfriend wanjye n'uyu girlfriend wanjye n'uyu nuko n'ibyabo n'ibyanjye nimba bitagushimishije wibwira uwo dukundana biyibwire cyangwa wijye kuvuga umuntu runaka mu nshuti zaze bamuzi ngo uyu muntu kanaka ngo ibyo ntabwo bikureba my dear mujye mugira amabanga mubika ibanga ya twige kubika ibanga umuntu ariko kuko nawe ejo nimba umvuze cyangwa se ukavuga Julie nawe ejo bazakuvuga. What will happen to you? Wigira stories zo kuvuga ku bandi. Oya kwanza yishire muri uwo mwanya. Ejo bakuvuze wowe. Sinzi ko ndi kubyumva ariko ndagira ngo mubyakire. Wigira story n'uburi mu bantu wenda twicaye nka friends sibyo dutangiye inkuru zirabuze uratangiye mwabonye kanaka. Ibyo ntago kanaka ni kanaka it's not you sibyo afite ubuzima bayemo wenda ushobora kuba waragiye muri birthday ye ushobora kuba waragiye mu biki mu birori bye so navugagane
abantu twige kumenya ibyacu njyewe ni mu relationship na kanaka sibyo nyini abangaba ntago mbarebaho nimba ndi muri n'inshuti zanjye twagiye nka family ntago nzabavuga ibyo bakoze niko babishatse ni nako babyifuje noneho tubaho umwanya tureke no kubatega iminsi by the way tugerageza tureke kuko ijambo ry'Imana avuga ngo ni Imana ifite ijambo ry'nyuma ku buzima bwacu itavuze hoya nawe avuga hoya itavuze yego nukuvuga ngo iyo uvuze hoya yayo ni hoya iyo uvuze yego wowe wavuga utavuga rero mbona ibyiza kugira ngo twihe n'amahoro kuri side y'ubyakira no kuri side y'ubitanga hato na hato bitazamunani utazajya kubwira umuntu ikintu akubwira ngo ari kurinjajwe uzi kubwira umuntu we expectinga yuko nakeka bya byiza ubimubwiye open ku maso gutya arababara ariko byati time kuko ndike nawe yashaka kugira ngo njembe arababara kuko nige ashaka kugira imbabare nawe ukamusubiza niyo mpamvu navugaga nayo kugira ngo kuri side zombi uwo muntu ugiye kubwira utazasanga nawe ari tayari kubyumva akagukomeretsa mu mutima ukavuga mana ndi injajwa agata kubwira tewe mbega injajwa ntago ibyo nabigutumye cyangwa mo kimwe wagakomereka kubera ko yakira vuba no kugira ngo twirinde kubangamirana muri ubwo buzima twige kubika ibanga ikindi rero ku bantu babiri mukundana ubwanyu mushaka kwiteza pressure iki kintu ikintu umuntu yakavoidinga the moment rero wumva ko umuntu mukundana aguteza pressure there's a problem find a solution between you and that person kandi stop si byiza none kugisha inama abandi bantu ubwanyu mwembi babiri uko bigenda kose mwiranje mbere ko mujya kubijyana hakurya kuko iyo nibisohoka hagati yanyu harashya pe hagati yanyu mukemura ikibazo mufite kugira ngo muvane pressure icyambere mwizerane nimba umwe tizera undi koko be open mubwira ati simwizera ABCD mubana na kanaka ngugendana na kanaka birambabaza ikintu cyose kikubabaza wipfiramo kuko wipfiriyemo muri wowe pressure irakurangiza ukarwara ni byiza ko funguka ubwira umubwiza ukuri umubwira ati rero ibi ndibisibye kuntu iyo pressure zahita ikora iki irangira navuga nanone ngo ku bantu babiri nimukajyana ibintu hanze bijyana hanze kuko ubishirisha ushobora kuba mfite best friend nkambwira ni kanaka yambabaje wowe winabimubwira nabyo wibishyira muri past cyangwa se muri story y'undi muntu oya kuko ugiye kubibwira ashaka kuvuga sa abantu barizera barakundana ubundi nawe gatangira kubwira atari ku mundi wowe agusuzugura nkandi abigenza akuremyemo ikindi kintu nawe noneho gufatanya ka gahinda wari ufite nawe tubyakira atari ku mundi uzi ko hari byo uzi ko hari byo so no kuvuga ngo twige gukemura ibintu hagati yanjye nawe hagati y'abantu babiri bakundana kuruta uko byajya hanze kuko hanze ni habi naho yaba ari mama wawe naho yaba ari inde make sure ko ubanje gusolvinga ikibazo cyo hagati y'umuntu nimba ari bavuga ngo ibanga ryarenze babiri ntabwo riba ari kibanga ko ushobora gukubitana n'umuntu ufite nawe nuza akagushiramo ibindi bintu so hagati yanyu mushaka uburyo keretse byanze kandi nabwo mbona abantu ba hafi ari ababyeyi bawe wahari pani inshuti kuko wenda hari n'umuntu ugira umuntu we yiyumvamo ariko ntabwo ari byose ushobora no kubicisha mu yindi nzira ariko bitari straight to the point ubwo ni ukuvuga ngo ni ukwiga gukemura ibibazo hagati y'abantu bakundana ku giti cyabo bitagiye hanze naho yaba ari sister wawe kugira ngo pressure igabanyuke ikindi kandi umuntu nukumenya ibyo akareka kwinjira mu bintu mu buzima bw'abandi bantu rwose ibyo bihaye amahoro mumenye ibyanyu tukamenya ibyacu bitwaye sibyo apana kwirwa umuntu agenda kuvuga ahandi hantu nabyo biba byiza cyane bifasha kugabanya pressure ikindi kandi icyatumye mukunda wese icyo ukunda ushobora kubona icyo wowe wanga ukumva ko ngiye nyanga ubizi ute ko nyanga icyo wowe wabonye inenge yamubonyeho wenda nicyo nakunze kandi nicyo wakunze so don't talk stop kugira ngo bidatera ya pressure nanone turimo turareba ikintu gishobora gutuma muba mu rukundo amahoro kandi kwigayisha imbere y'abantu nimba uvuze uvuga ibintu bikureba bitakureba urimo kwitesha agaciro turi kureba ikintu muri rusange gishobora gutuma urukundo hagati relationship igira amahoro kandi itababangamira kandi ishobora gutuma mutita ku bindi ahubwo mwige mukitaho ku giti cyanyu kuko nimujya kwita ku bandi bavuze bandebye byagenze gutya bizendinga mwebwe namwe biba affectinze kuri mwebwe umubano wanyu ndetse no kuba bakurikira no barushaho kwishima rero mu yandi magambo wiba inandaro
yo gusenya urukundo rw'abantu babiri bakundana. aha nimba udukurikiye wiba intandaro yo gusenya urukundo rw'abantu babiri bakundana, kuko mbere kumenya ko bakundana ntabwo wari uhari bajya kubyemera nyuma. Uzabyirinde kandi nta nubwo ari na byiza, ntabwo Imana ibikunda. None abikoze ntabwo ntawe byakugwa amahoro, siko bimeze. Rero ujye ugerageza nibanga rimwe nakibira abantu bose badukurikiye ko nawe biguha amahoro kandi n'abakunda nawe bikabaha amahoro. Zikumva kana kango nawe wabasenyeye ngo nawe byagenze gutyo, yo biragatsindwa rwose kukubaho nibizabeho, ahubwo uzaba umwe unezezwa ndetse no guhabwa ishema no kubona ko icyo batangiye wagisapoti cyangwa kiri gukura umunsi ku wundi bari kunezerwa bameze neza. Wow, ibyo byose kuko ijambo ry'Imana avuga ngo abo nusabira umuntu umugisha nawe uzakuzaho, ariko n'umusabira nawe bishobora kukubaho. You never know. Icyo utanga nicyo uhabwa. Exactly. Icyo utanga nicyo uhabwa. Nutanga urukundo uzaruhabwa. Imana izadaboringa kabiri kuri wowe. Nutanga ibitekerezo bizima ku muntu nawe azaza ine time gusapotinga. Imana ni umukozi w'umuhanga. The moment uzama idea cyangwa se uzasapotinga ati we na Juliet murakundana yego, ariko please keep that one, keep the spirit, keep you know, so kama morale, koduha morale. That ibyo bintu bizatwubaka, bizama nawe twubwacu biratwubaka kuko tubona no kubaha n'uwo muntu. Even okay, reka tureke kwirengagiza ko wenda hari igihe bashobora umuntu dukurikiye ushobora kubona wenda couple runaka idafite wenda ikintu kitari cyiza, sibyo? Ntago twivuze ko couple ziba ziri perfect always. Dufite ubwenge, ushobora gukoresha mind yawe ukadevelopa wenda n'ikintu cyaba motiva gukosora ikibazo wabonye wowe wabonye, creating environment y'ubutumi bwabo bahinduka. Ako utabiberetse creating environment. Urabona wenda nibumvikana bazimisi batavugana neza, imbura umuntu ufite common sense batwara ahantu bagurira akantu baganire mu buryo bw'ubujama, namwe muganire namwe nyine ubone ko hari communication igarutse hagati yabo. Apana kugenda ubwira umuntu ngo ibyo bituma ugira pressure kandi ukanasaza nta nubwo wenjoying ibintu narimo. Pressure buri irasajije kandi ushobora no kujya kwa muganga from nowhere kubera ko amaraso yazamutse ukuntu ibintu byabaye. Ariko please twige kugira ngo duhane amahoro mu buzima busanzwe kandi duhane n'amahoro mu bantu bakundana, sibyo? Birafasha cyane. Nujya no gukemura ikibazo wabonye akantu katagenda neza ku muntu kuri couple runaka, gakemura mu buryo bwiza bw'ubunyabupfura, ubunyamuntu mu yandi magambo. Secret nta yindi ku muntu ukundana n'undi. Icyo wumva kitagushimishije kuri we don't speak. Nashaka arakarira kabintu byo munsi yamenye ukuri bavaho kuri kuryana ariko kurakira. Ariko nanone ku bantu bakundana mu buryo bimubwiramo nanone nawe be smart ubimubwire mu buryo butamukomeretse. Ugenda uvuga ariko wigize ibiki wa mukobwa we ariko ubundi ubungu nyine umubwira ngo smart nuko ko nimbega ni ya approach n'ubundi baguhaye amabwire ukaza umukunda hejuru. No, be smart in everything you do. Ku muntu mukundana uburyo muganira has to be good communication. Nukuvuga ngo ngewe nimba nkosheje umuntu arakosa mu buzima busanzwe, umuntu avugana mu buzima busanzwe, ariko the way wowe handling your situation ishobora gutuma mvuga ni I'll never do this thing again. Nuko bimeze. Ariko uburyo uje kumbwira ishobora gutuma nkora icyo bita kudefendinga ikosa ryanjye ntange nkihagararaho. By the way nkihagararaho namaze nimba nabikoze nabigambiriye mu by'ukuri ntago ntabigambiriye, ariko dewe ubimbwiyemo unyemeza ko ntaniranye cyangwa ndi umunyamakosa bituma nanjye ngira indi reaction tani nziza, bigatuma nemeza ko nanjye narindi mukuri. Nibyo nta bindi. Just take care and always trust someone wakubwiye ko gukunda. If you don't trust it then you have a problem. Nanjye navuga ni nimba ukunda umuntu mukundi ntuzamugirike undi muntu kandi uzumva amabwire. Ibyo birahagije kandi wizere wa mugani ko ari kubivuga, wizere umwizere icyo akubwiye, sibyo? Kuko nimba utamwizeye nta wundi uzamwizera. Ikindi kandi mu buryo mukemuramo ibintu mu bikemwe mu buryo buri smart, buryo busobanutse, buryo buri mu kinyabupfura hagati yanyu. Wikiteza abantu sesa, wikiteza abantu, ukiteza abajama bawe, just do it in simple way kandi mu buryo buryoshye cyane.
ugusekera wese asuka gukunda yeah sure bye amagambo ara anyway umuntu wese uza akakubwira ngo I'm happy congs for this nabwo ari bwo abagukunda nshuti yanjye ariko know how to handle those but people all of them they love us yeah bose nta bantu beza baza bagusanga bagira gute ariko always have second ubundi baravuga ngo kunda bose ariko bose bibagira the best the close inshuti zahitamo no kuvuga ngo wowe ubwawe niba kwaza bakabugana frustration ibiki nibiki good ubundi baravuga ngo second sort iyo ubonye inshuti nyinshi biba wiyongeye n'abanzi benshi mu buzima bwawe yeah no kuvuga ngo nkibonye amafaranga nibibazo biriyongera so no kuvuga ngo icyingenzi no kumenya uko bikemura uburyo ubalancing hagati yawe uburyo bafata kandi mu buryo bwiza bufite ikinyabupfura nongere mbivuge ubunyabupfura kuko niyo akosora umuntu mukosoranya umutima ubunyabupfura cyangwa ubunyamuntu arakwakira kandi akanezerwa mana akavuga nta n'umuntu uhanye nawe kandi wamukosoraga sibyo niyo ugiye umuhinduranya wa mutima w'urukundo wa mutima uca bugufa pana kuhita ugenda umwereka ko umurenzeho right yeah nuko bimeze twige kubana amahoro ibihe byose thank you for your time God bless you yep